Bakundwa bene data, twongeye kubaha ikaze tubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye kubaganiriza ku isomo ryitwa Imana irifuza kugusubiza agaciro kawe, kandi Imana yiteguye kukwambika igikundiro cyayo. Reka dusome Gutegeka kwa kabiri ibice 28, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Uwiteka Imana ikomeye, Imana yaremye ijuru n'isi, irifuza kukwambika igikundiro cyayo, irifuza kugusumbisha amahanga yose. Ariko weho ari icyo usabwa gukora. Icyo usabwa gukora ni iki? Nuko witondera amategeko Uwiteka agutegeka uyu munsi wa none. Nuko ugendera mu nzira ze, nuko Uwiteka umwumvira mu byo akubwira byose, umwumvira mu byo agutegeka byose. Bibiliya iratubwira mu Kuva ibice 20 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9, turahabona amwe mu mategeko Imana yahaye Mose ku musozi wa Sinayi. Imana iravuga iti: Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose yo mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, ngageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Nkababarira abankunda bose bakitondera amategeko yanjye. Ngageza kubuzukuruza bibihe igihumbi. Ntukavugira ubusa izina ryanjye, izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara ngo utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, ariko aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose. Ariko uwa karindwi niwo sabato Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku munsi wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Bene data, aha mu Kuva ibice 20 tumaze gusoma, turahabona amwe mu mategeko y'Uwiteka Imana. Imana ni Imana ifuha, ni Imana ishaka ko tuyiramya y'ubwayo, tuyihimbaza y'ubwayo. Icyubahiro ni icyayo. Ntabwo icyubahiro cy'Imana twagihereza Bayali, ntabwo twagihereza Bali, ntabwo twagihereza abapfumu, twagihereza abita abahanga ndetse n'abita abatware, ahubwo icyubahiro ni icy'Uwiteka Imana. Bene data, nagira mbabwire ngo muri iyi si ya none hadutsemo abahamya benshi bavuga ibitandukanye n'ibyo tubabwira uyu munsi wa none. Hadutse n'abahanuzi, abo bose bashaka ibyubahiro hirya no hino biciye mu buhanuzi bwabo. Ariko ndagira mbabwire ngo mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2 haratubwira ngo kera Imana yavuganaga n'abasokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Muri iyi minsi ya none, mu minsi y'imperuka, Imana iravugana natwe biciye mu kanwa ka Yesu. Imana yavuganye natwe biciye kuri Yesu umwana wayo, kuko Yesu Bibiliya yatubwira muri Yohana ngo ni ijambo w'Imana, kandi ngo ijambo yabanye n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Ijambo w'Imana rero yaje muri twe, aratuganiriza, aratwigisha, aratwiyereka, kandi maze no gusubira mu ijuru. Ibyo yanditse byose, ibyo yavuze byose byanditswe n'abahanga, bishyirwa mu gitabo aricyo Bibiliya dusoma umunsi wa none. Bibiliya ni ubuhanuzi bukomeye cyane, kuko butwereka
uko Imana yagiye ivugana n'abasokuruza ndetse na n'uyu munsi Imana ikayivugana natwe biciye mu ijambo ryayo. Bene data rero, hano hanze hari abahanuzi benshi, hari abahanuzi batandukanye, hari abahamya batandukanye, ariko ndagira ngo ubwire ngo Bibiliya ni umuhamya w'ukuri wa mbere ugomba kuguhamiriza Imana ikavugana nawe biciye mu ijambo ryayo. Imana irifuza kukugira neza. Ubwo yifuza kukugira neza, nawe ugusabwa kugira umutima w'imbabazi. Abanyarwanda nibo bavuga ngo gira neza wigendere kuko ejo uzayisanga imbere. Muri Matayo ibice 7:17 haratubwira ngo ibyo twifuza ko abandi batugirira natwe aba ari byo tugirira abandi. Reka dusome umurongo. Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose namwe muba ari byo mubagirira. Ibyo nibyo bibumbye amategeko n'ibyahanuwe. Mwene data, mushiki wanjye, bwoko bw'Imana, niba wifuza amahoro, hesha abandi amahoro. Niba wifuza igikundiro, tangira ukunda abandi. Kandi niba wifuza icubahiro, tangira wubaha abandi. Wubahe umukuru, wubahe umuto, uwo mungana, uwo muresha, wubahe bose, nta n'umwe usuzuguye. Kandi ugire neza. Nuhura n'ikirema ugifashe, nuhura n'impumyi uyifashe, nuhura n'ucitse akaboko umufashe. Ugire neza bose kuko ineza ejo ubasha kuyisanga imbere. Muri Yohana ibice 13:34 kugeza ku 35 niho atubwira ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banyu nimukundana. Muri iyi minsi ya none ese abantu barakundanye? Mu itorero ese abantu barakundanye? Mu ngo zacu ese murakundanye? Mu miryango ese abantu barakundanye? Ikidukwiriye nuko dukundana, ikidukwiriye nuko dusabana, ikidukwiriye nuko dushira hamwe, ikidukwiriye nuko duhuza umutima. Bibiliya iratubwira ngo igihe intumwa zari zikundanye zihuje umutima, umwuka wera arabamanukira. Biragoye kugira ngo umwuka wera abamanukire, biragoye kugira ngo mwakire impano z'umwuka wera harimo amakimbirane, mufite amakimbirane, hatarimo kumvikana, hatarimo gukundana, harimo kujyanajyana. Biragoye kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zibashe kwamanukira. Nanone ikindi undi mugambi Imana igufitiye nuko Imana yifuza kukwishurira imyenda yawe yose. Imana irifuza kukwishurira amadeni yawe yose. Bibiliya iratubwira ngo ntihakagire irindi deni, ntihakagire undi mwenda tugira uretse umwenda wo gukundana. Ariko ugira icyo ugasanga amadeni muri banki atumereye nabi, mu misheto atumereye nabi, mu mabanki aciriritse, mu mabanki akomeye, ay'ubucuruzi, imyenda itumbereye nabi. Ariko mwene data, Bibiliya iratubwira ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Aya ni amagambo dusoma mu Baroma ibice 8:32. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Bene data, aya ni amagambo akomeye cyane, kuko Imana niba itaragundiriye umwana wayo ikemera kumuduha kugira ngo aze hano muri iyi si, aze aducungure, aze apfire ibyaha byacu, yemere kubambwa ku musaraba kubw'ibyaha byacu, nta kindi Uwiteka Imana azatwima. Nta kindi gikomeye cyaruta gutanga umwana wayo. Niyo mpamvu dufite ubwishingizi, niyo mpamvu dufite agaciro, kuko Uwiteka Imana atwitayeho. Bibiliya iratubwira, iduha urugero rw'umugore umwe wari ufite ikibazo cy'ideni, ufite ikibazo cy'umwenda. Umugabo we yapfuye afite ideni, arapfa, amusigira ideni, kugishura riramunanira. Bigera igihe umwishyuza
yashaka gutwara abana be kugira ngo babe imbata bishure rya deni, ariko aja gutakira umukozi w'Imana, aja kwinginga umukozi w'Imana amugezaho icyifuzo. Imana irigaragaza, Imana imanukira muri umukozi w'Imana imuhishurira ibyo agomba kubwira uriya mupfakazi kugira ngo ideni ribashe kwishyurwa. Dusoma Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7, baratubwira ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari wo mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu cyangwa se uwo mugabo wanjye yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje, kuko yapfuye afite ideni twe kuryishura ryaratunaniye. Umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se ngugire nde? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu byose bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye mama. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma uwo umuntu w'Imana aramubwira ati, nawe genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe, asigara gutungana n'abana bawe. Umukecuru amaze gusuka amavuta muri bya bibindi yatiye, abonye byose byuzuye biramurenga, aravuga ati, ibi ntabwo ndabyicarana. Arirukanka aja yikubita imbere y'umukozi w'Imana, yikubita imbere y'umuhanuzi w'Imana, aramubwira ati, ibyo wambwiye nabikoze kandi byabaye, none bigenze gute? Umuhanuzi aramubwira ati, umva. Elisa aramubwira ati, umva umugore we, genda ugurishe wishyure umwenda wawe wose, amavuta ari buze gusigara agutungane n'abana bawe. Nuko umugore aragenda abikora nguko Elisa abimubwiye, ideni araryishura, umwenda yari afite arawishyura, abana be arababohoza, amavuta asigara aramutunga, ubukene bwe n'ibibazo yari afite byose birakemuka biciye ku mukozi w'Imana Elisa. Imana ikoze igitangaza mu rugo rw'umukecuru, amadeni yarishuwe, umwenda w'urishuwe. Mwene data ndagira ngo ubwire ngo nawe ideni ryawe ntabwo rikomeye gusumba iry'uriya mupfakazi. Ikibazo cyawe ntabwo gikomeye gusumba icy'uriya mupfakazi. Nawe Imana ibasha gukemura ikibazo cyawe uko cyaba kingana kose, kuko igikomeye Imana yaragikoze. Ubwo itimanye umwana wayo akemera gupfa kubw'ibyaha byawe, nta kindi Imana izakwima, nta kindi Imana yakwima. Byose irabishoboye kuko Imana ifite ubutwari n'ubushobozi. Icyo usabwa ni ikihe? Icyo usabwa ni ukuyizera, icyo usabwa ni ukwihana ibyaha byawe ukagenda amategeko y'Uwiteka Imana. Nk'uko twatangiye tuvuga ngo Imana irifuza kukwambika igikundiro cyayo, ariko hari icyo usabwa, ni ukumvira amategeko y'Uwiteka, amategeko Imana igutegeka uyu munsi wa none. Nuyumvira, nuyagenderamo, Imana hari icyo irakora ku buzima bwawe. Nuyagenderamo, hari icyo Imana irakora ku buzima bwawe. Imana yiteguye gusobanura ibisobanye byose. Imana yiteguye guharura inzira zawe imbere. Ikigaragara nk'umusozi imbere yawe, Imana iragihindura ikibaya. Imana ibasha guca inzira mu kidaturwa.
Imana ibasha guharura inzira aho utatekereza. Imana ibasha gucisha aho udatekereza. Inzira z'Imana ni nyinshi, kandi aho twibwira ko igisubizo kiraboneka ntabwo ariho kibonekera, kuko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi. Imana ibyo yibwira si byo twibwira, ibyo twibwira si byo Imana yibwira. Imana ntabwo itekereza nk'abantu. Imana ifite imbaraga n'ubutwari. Ikibazo cyawe ibasha kugikemura. Weho icyo usabwa ni ukwizera, ni ukuyiringira, kuko Imana yacu irashoboye, irahambaye. Bibiliya iratubwira muri Yohana ibice 14 umurongo wa 13 n'uwa 14 ngo kandi icyo tuzasaba cyose mu izina rya Yesu azagikora, kugira ngo Data yubahirizwe umwana we. Ngo nitugira icyo dusaba cyose mu izina rya Yesu azagikora. Reka dusome uwo murongo uko wanditse neza. Yohana ibice 14 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14 ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Izina rya Yesu ni izina rihambaye, ni izina rifite imbaraga, ni izina rifite ubushobozi. Bibiliya iratubwira mu Byakozwe n'Intumwa ngo nta rindi zina twahawe mu isi cyangwa mu ijuru dukwiriye gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Hari abambaza amazina, hari abiringira andi mazina, ariko iringire Yesu, izere Yesu wenyine gusa urakira. Abefeso ibice 3 n'umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 21 haratubwira ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Bene data bakundwa, Imana yacu ibasha gukora ibiruta n'ibyo dutekereza, ibasha kuduha ibiruta ibyo dusaba, kuko ufite icyifuzo uyu munsi wa none. Urari icyo wifuza ko Imana yagukorera, ariko Imana izakora n'ibiruta ibyo utekereza. Imana izakora ibiruta n'ibyo urimo usaba, kuko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Icyo uzaba ejo ntabwo ukizi, icyo uzaba ejo bundi ntabwo ukizi, ariko Imana yakuremye ikakubumbabumba ukiri mu nda ya mama wawe. Yari izi neza icyo uzaba cyo, nubwo bitari byasohora, ariko Imana irasezerana igasohoza. Imana irinda ijambo ryayo kugeza igihe risohoreye. Icyo yakuvuzeho izagikora. Mwene data, Imana yacu irahambaye, Yesu wacu arahambaye. Yesu afite imbaraga no gutwara. Icyo tuzasaba cyose mu izina rye tuzagihabwa, kuko izina rye rifite imbaraga, izina rye rifite ubutwari n'ubushobozi. Yesu aduhereje umuyoboro mwiza wo gusabiramo, wo gusenga, wo kwinginga. Twinginge mu izina rye, dusabe mu izina rye, tuzahabwa. Tumwizere, tumwiringire, kuko yaradupfiriye kandi yarazutse, ari ku ngoma, yaratsinze urupfu, yatsinze Satani. Ibyo Satani yatubeshisha byose nta na kimwe kibasha kudutera ubwoba, kuko umwami wacu yarazutse. Izere Yesu urakira, wizere Yesu urahabwa icyo wifuza cyose. Bibiliya iratubwira ngo icyakora abamwemeye bose Imana yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kwizera Yesu no kumwiringira, kumwemera no kumwizera biduhesha inzira zo kwitwa abana b'Imana. Kwitwa umwana w'Imana ni iby'igiciro gikomeye cyane. Bibiliya iratubwira ngo twari kure y'amasezerano. Ayo magambo tuyasoma mu Efeso. Twari kure y'ibyasezeranijwe, twari kure y'amasezerano, ariko biciye mu maraso ya Yesu, biciye mu rupfu no kuzuka kwe, twigijwe hafi y'amasezerano. Ntitwari ubwoko, ariko uyu munsi turi ubwoko. Ntitwari dukwiriye kwitwa abana b'Imana, ariko uyu munsi turi abana b'Imana, kuko Yesu yatwunze na se twongera kwitwa abana b'Imana. Bene data, ndagira ngo ngubwire ngo
urupfu rwa Yesu, amaraso ya Yesu yatumaze umubabaro wose, yatumaze umubabaro wose, kuko Satani yari afite intego yo kutubabaza ubuziraherezo, yari afite intego yo kutubabaza ubuziraherezo. Igihe yari amaze gucibwa mu ijuru, yamanutse ahonda agatoki ku kandi aravuga ati uriya muntu warimo imishusho y'Imana, uriya nzamucumuza, uriya nzakura ubusabane hagati ye n'Imana, uriya nzamwigarurira kugeza igihe nzamubabaza, Imana ikicuza impamvu yaremye uriya muntu. Iyo dusomye mu bitabo by'amateka tugasoma n'ibitabo by'abahanuzi, dusanga ibihe by'umubabaro byarabayeho kuva kera, ntabwo ari iby'iki gihe gusa, kuko Satani yatangiye ababaza ubwoko bw'Imana kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Kubabaza umwana w'umuntu bimutera kwibaza, akibaza ibibazo byinshi, akibaza ati ese Imana yandemeye kubabara, Imana yandemeye kubabazwa by'iteka, kuko inavutse harababazwa n'ubuzima, harababazwa n'uburwayi, bagatangira kuvuga ati kuki ndaheze mu nda ya mama, kuki Imana yemeye ko navukira kubabazwa bingana gutya, bagatangira kwitotomba bakivovota. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Imana irazi umubabaro wawe. Nubwo Satani akubabaza, arabaza uyu mubiri, ariko humura, ni iby'igihe gito. Imana irakuzi, Imana izakurinda, Imana izabana nawe, Imana izagukomeza, Imana izaguhumuriza. Mwibuke Yobu uburyo ki yababajwe na Satani. Yobu arababazwa, Yobu ararwara, Yobu apfusha abana, Yobu apfusha amatungo, Satani aramubabaza, ariko ku iherezo Yobu aranesha. Imana iramusumbusha, Imana imusubiza ubwiza, Imana imugarurira abana, Imana imugarurira amatungo, Imana imukubira inshuro zirenga 3 zose. Mwene data, ihangane nubwo urimo kubabazwa, ariko igihe kiraje, igihe kirasohoye, Imana ikagusumbusha, Imana ikagusubiza agaciro kawe, Imana ikagusubiza imbaraga, Imana ikakugira neza. Mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso ibice 6 guhera ku murongo wa 11, Pawulo aratugira inama uko tugomba guhagarara dushikamye, twiteguye neza urugamba, kandi twiteguye kunesha Satani n'ingabo ze zose. Reka dusome Abefeso ibice 6 duhere ku murongo wa 10 n'umurongo wa 13. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Umubabaro wacu wose Imana irawuzi. Mwibuke igihe Abayisiraheli bari mu Egiputa, bananizwa cyane na Farawo, batakiye Uwiteka baraniha, umuniho wabo urazamuka ugera ku Mana. Imana ihagurutsa Mose kugira ngo imukoreshe kuvana ubwoko bwayo mu maboko ya Farawo. Iyo dusomye kuva ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10, niho hatubwira ngo Imana irongera iravuga iti nabonye rwose akababaro k'ubwoko bwanjye muri Egiputa, kandi numvise gutaka kwabo batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi neza imibabaro yabo. None ngiye kumanuka mbakize ukuboko kw'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, maze mbajane mu gihugu cyiza kandi kigari, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu gituwemo n'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abaperezi, n'Abahivi, n'Abayebusi. Nuko
ku murongo wa 9, ubu gutaga kw'Abayisiraheli kwangezeho, kandi nabonye ukuntu Abanyegiputa babakandamiza. Umurongo wa 10, none reka ngutume kwa Farawo. Imana irimo kubwira Mose, reka ngutume kwa Farawo, ukure ubwoko bwanjye bwa Isiraheli mu Egiputa. Mwene data, hari igihe umubabaro wacu uzarangira, hari igihe umubabaro wacu uzashyirwaho iherezo, tukibera mu mahoro y'iteka. Iyo dusomye mu Byahishuwe ibice 21 umurongo wa 4, hari amagambo meza aduhumuriza, hari amagambo meza dukunze gusoma, amagambo atwubaka, amagambo adutera imbaraga, amagambo arimo ibyiringiro mu mitima yacu. Ayo magambo dukunze kuyasoma rimwe na rimwe iyo twahuye n'ibyago, iyo twapfushije, iyo twabuze abacu, tukabahumuriza, ariko natwe tukihumuriza, tukongera tukagira ibyiringiro, kuko nubwo turi muri ubu buzima, iyi si dutuyemo ni icumbi, ariko iwacu heza ni mu ijuru. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Haleluya. Ibi turimo byose, ibi dutera agahinda, ibi tubabaza, ibi dutera kwiheba, bizarangira, bizashiraho. Imana ituremere ubundi buzima bushya. Bwoko bw'Imana ihangane, shikama kandi uhumure, kuko Imana ubwayo igiye kuguhanagura amarira ku maso yawe. Imana igiye guhanagura amarira ku maso yawe. Imana igiye kuguhoza amarira. Humura, amarira warize ni menshi. Wabuze abavandimwe, wabuze ababyeyi, uri imfubyi, ndugira kivurira, ntawe ufite utakira, nta nubwo ufite ukureba. Abantu bose abakubonye bamwe barakwirengagiza, ariko humura, hari igihe kiraje, kandi igihe kirasohoye, Uwiteka agahanagura amarira ku maso yawe. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 niho atubwira ati, hahirwa umuntu wihanganira iyo umugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeraniye abayikunda. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi ibishimire. Bene data, hari igitondo kimwe tuzishima tukanezerwa, hari igitondo kimwe tuzarara turira, ariko tukabyuka tuvuze impundu. Haleluya. Hari umugambi ukomeye uri ku buzima bwawe. Nubwo twireba tukisuzugura, ariko Imana yakuremanye agaciro, Imana yakuremanye ubwiza. Humura mwene data, Imana irakuzi, kandi Imana izakugira neza. Hari agaciro Imana yaguhaye. Ushobora kuba warabaye intabwa mu muryango nta muntu ukwitayeho, ariko ndagira ngo ubwire ngo Bibiliya iduhereza ingero nyinshi z'abantu benshi babaye intabwa, maze Imana ikabibuka, Imana ikabahereza agaciro. Tubona Yosefu yaranzwe na bene se, ndetse banaramugurisha, ariko ageze mu Egiputa aba umutware, arakomera. Mwene data, tubona urugero rwa Yefuta, uburyo kiyanzwe na bene se ngo nyina ni maraya, baramujugunya, ariko iyo ageze Imana imuhindura uwifuzwa. Mwene data, tubona muri Bibiliya Abayisiraheli bangwa ndetse baragambanirwa, bajya no kwicwa, baragenda batakambira Esiteri ati duhakirwe ku mwami, ariko tubona Imana yigaragaza, tubona Imana ikora igitangaza. Nuko Imana mu cyimbo cyo gupfa, Imana ibaha ubuzima, kandi Imana ibaha igikundiro. Mwene data, humura, Imana nawe irakuzi,
Imana ibasha kukwambika igikundiro cyayo. Imana irifuza kukwambika ubwiza, irifuza kugusubiza agaciro kawe. Humura, Imana irakuzi. Humura, Imana izagutabara. Humura, Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Mwene data, humura, ushikame. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 niyo aratubwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbare umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni uw'igikundiro. Imana ifite iguhishiye ibyiza, ibyo utabasha kubonesha amaso yawe. Ibyo byose Imana yarabiteguye kugira ngo ejo hazaza, ejo n'ejo bundi, uzibone uri kumwe n'Imana, uzibone uri mu bwiza bw'Imana, uzibone uri kugendana n'Imana, uzibone uri mu bayo, uyikorera, uyisingiza, uyiririmbira, uyiramya, uyihimbaza. Imana igufiteho umugambi ukomeye cyane. Sobanukirwa n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Imana iragukunda kandi Imana irifuza kukubera umubyeyi, nawe ukayibera umwana. Yego, sobanukirwa n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Hari umugambi mugari Imana igufiteho. Imana yacu yagusezeranije ibyiza, nubwo utarabibona uyu munsi wa none, ariko wibuke yuko Imana irinda ijambo ryayo kugeza igihe risohoreye. Humura, ejo n'ejo bundi ijambo ry'Imana, ijambo Imana yakuvuzeho, humura bizasohora. Ushobora kuvuga ngo ntibitinze, biratinze. Ushobora kuvuga ati ibyo Imana yavuze, ibyo Imana mvuzeho, ariko humura, ejo n'ejo bundi birasohora. Kandi abakwitiranya ejo baratangara. Ushobora kurara urira ariko ukabyuka uvuza impundu. Uri mu bibazo, uri mu bukene, urabura uko ubigenza. Abana barimo baraburara, abana babuze minerivare, abana babuze iniforume, ariko humura. Ushobora kurara urira ukabyuka uvuza impundu. Iyo dusomye muri Luka ibice 7 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 17, tuhabona ikibazo kibabaje cyane. Umugore wari umupfakazi yarabyaye umwana umwe rukumbi w'ikinege, umwana we arapfa. Bujya mu gitondo baja gushingura, barira cyane, baboroga. Birumvikana ko nyina w'umwana yarishwe n'agahinda, ariko bageze mu marembo y'Inayini bahura na Yesu. Yesu akora igitangaza. Bagiye gushingura, ariko bagarukanye umunezero, baririmba, basingiza Imana, bavuga ati Imana ikomeye iratwibutse, Imana ikomeye igendereye ubwoko bwacu. Reka dusome Luka ibice 7 umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 17. Bukeye aja mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye, yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira impuhwe, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abacikoreye barahagarara. Arategeka ati muhungu, ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendera ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Yesu agira neza n'umunyembabazi, bagarukana umunezero, bashima Imana. Mwene data, humura, humura. Ndazi ibigeragezo ni byinshi, ibikugose ni byinshi, ibigutera kurira ni byinshi, ubukene burahari, ubushomeri burahari, gupfusha birahari, ibidutera kurira ni byinshi, ariko humura, Yesu arakuzi. Humura, Yesu
hari ikintu agiye gukora ku buzima bwawe. Hari byinshi satani yakunyaze, hari byinshi satani yatwaye, hari byinshi yangije ku buzima bwawe, hari byinshi yangije mu mutungo wawe, hari byinshi yangije mu bana bawe, ariko Yesu agiye kubisana, agiye kubisubiza mu buryo. Icyo Yesu akoze cyose kiratungana. Yesu agiye gukora ku ngingo zawe, izo satani yamugaje zose ziratungana mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ngubwire ngo humura muri mugoroba, humura Imana irakuzi, humura Imana igiye gutabara, humura Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Umudugudu wa Nayini ni umudugudu mutoya muri Israheli, ariko ari umudugudu w'igikundiro. Umudugudu muto ariko umudugudu w'igikundiro. Imana igiye kwambika igikundiro muri uyu mugoroba. Uyu munsi Imana irakwambika igikundiro cyayo. Abantu benshi barariraga, baboroga, bavuga ati aragiye, twamukundaga, uyu mwana twamukundaga, uyu mwana yitondaga, uyu mwana ari imfura. Ariko Yesu arabitegereza bose, abona bafite agahinda, ariko amenya umupfakazi nyirizina ufite agahinda gakomeye gusumbya abandi bapfakazi bose. Aramwegera, aramubwira ati mugore humura wirira. Aramuhumuriza. Yesu muri umugoroba araguhumuriza. Yesu uyu munsi wa none araguhumurije. Muri iki gitondo Yesu araguhumurije. Yesu araguhumurije, humura. Yesu arakuzi. Yesu ntabwo yitiranya amazina. Yesu ukiri mu nda ya mama wawe, ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, yarakuzi. Niyo mpamvu utagomba kwiheba, ahubwo gira ibyiringiro muri wowe. Nubwo uri guca mu bikomeye, nubwo uri guca mu kababaro, nubwo uri guca mu bibazo, ariko humura. Igitondo kimwe uzasingiza Imana, igitondo kimwe uzavuza impundu. Nuko abagiye gushyingura bagarukana umunezero, bashima Imana, bahimbaza Imana, bavuga ngo Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye, Imana yacu ishizwe hejuru, Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza. Mwene data, ndagira ngo ubwire ngo nawe igitondo kimwe uri buze gushima Imana, igitondo kimwe uri buze guhimbaza Imana, igitondo kimwe uri buze kuvuga ngo Imana yacu irakomeye, Imana yacu ni nziza. Petero wa 2:3 niho hatubwira ngo umwami Imana nditinze isezerano ryayo, nguko bamwe bagira ute babitekereza ko iritinze. Oya, ntabwo Imana itinza isezerano ryayo. Ni ukuvuga ngo ibyo Imana yavuganye nawe, ibyo Imana yagusezeranije byose bizasohora hatabuzemo na kimwe. Imana yacu ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Imana yacu ntabwo ibeshya. Imana yacu irasezeranya igasohoza. Petero arabizi neza, Imana yacu nditinze isezerano ryayo. Oya, nguko mwe witekereza, oya, ntabwo Imana yacu itinze isezerano, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana irifuza kukwambika igikundiro cyayo, irifuza kukwambika agaciro kayo, kuko hari agaciro twanyazwe, hari agaciro twambuwe na satani, ariko uyu munsi agaciro k'Uwiteka Imana karakugarukira mu izina rya Yesu. Mwene data, reka Imana ikwambika igikundiro cyayo, reka Imana ikwambika agaciro, reka Imana ikugarurire agaciro, reka agaciro wambuwe kakugarukire, reka Imana iguhereza agaciro. Rimwe na rimwe hari igihe dutambuka abantu ntibamenye ko turaba igiciro, ariko uri w'igiciro. Rimwe na rimwe hari igihe tugenda abantu bakabona uri umuntu usanzwe, umuntu usanzwe, uri umuntu usuzuguritse, ariko humura, uri uw'igiciro. Mwene data, ndagira ngo ubwire ngo uri uw'igiciro. Ntiwongere kwisuzugura, ntuzongere kwisuzugura n'umunsi n'umwe. Uri uw'igiciro, uri uw'igiciro.
icya mbere, Imana yakuremye ishusho ryayo. Ntabwo yakuremye nk'inyamaswa, yakuremye nk'ibiti byo mu ishyamba, yakuremye nk'umusozi. Imana yakuremye ishusho ryayo. Icya kabiri, Imana yaguhaye ubwiza, iguhereza n'umwuka wayo. Icya gatatu, Imana yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo agupfire. Ntabwo Imana yapfiriye amatungo, yapfiriye inyamaswa z'ingazi mu mashyamba, ahubwo Imana yapfiriye wewe, yapfiriye njyewe. Bibiliya iratubwira muri Yohana ibice 3:16 ngo nguko Imana yakunze abo mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yakunze abo mu isi cyane. Abo mu isi ni bande? Ni nje nawe, ni bariya na bariya, ni bariya natwe. Imana iradukunda kandi dukunda urukundo rukomeye cyane, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwana wayo yemere kuza muri iyi si, yemere kudupfira, apfira ibyaha byacu. Nuko turaba igiciro, nuko Imana yaturebye ibona turaba igiciro gikomeye cyane, yemera kudupfira, yemera gutanga umwana wayo Yesu Kristo. Bibiliya iratubwira ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ikiri cya kabiri, mwene data, turaba igiciro kuko Imana yemeye ko twitwa abana bayo. Kwitwa umwana w'Imana ni iby'igiciro gikomeye cyane. Mwene data, uri umwana w'Imana. Bwira mugenzi wawe, uri umwana w'Imana. Uri uw'igiciro kuko uri umwana w'Imana. Petero arongera avuga ati, bakundwa, ubu turabana b'Imana, ariko uko tuzaza ndikurahishunga. Ariko ngo icyo nzi ni kimwe, nuko Yesu niyerekanwe tuzasa nawe. Petero arimo arahamya yuko turabana b'iki? Turabana b'Imana. Yohana nawe arabihamya, turabana b'Imana. Bene data, turabana b'Imana, turaba igiciro, turaba igiciro. Duhungire kwisuzugura, duhungire kwiheba, turaba igiciro. Yesu yatugize ab'igiciro biciye mu maraso yamenye ku musaraba. Kubera iyo mpamvu rero, ingo zacu zikwiriye gushigikirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ingo zacu zigomba kubakira kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo akaba umutware w'ingo zacu. Kuki Yesu Kristo akwiriye kuba umutware w'ingo zacu? Nuko ingo zacu ni itorero rito, ni itorero ryo mu rugo. Itorero ryo mu rugo rigomba kuba ryubakiye kuri Yesu Kristo, kuko biratubwira muri Efeso ko Yesu ari we mutwe w'itorero, niwe mutware w'itorero. Ingo zacu ni itorero rito ryo mu rugo, rigomba kubakira kuri Yesu Kristo, rikubakira ku mahame ya Yesu Kristo. Yobu ibice 11:13 kugeza ku 15 aravuga ati, nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, niba hari iki mu kuboko kwawe ugite kure, kandi we kwemera ko ukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Ni ukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga, uzakomera kandi ntabwo uzatinya. Ahangaha Yobu aragira inama abagabo, aragira inama abatware bo mu ngo, ari bo bagabo, tuboneze imitima yacu kandi amaboko yacu tuyategere Uwiteka Imana, kandi tuzibukire ikibi cyose. Twe kwemera ko ukiranirwa kuba mu ngo zacu, ahubwo ingo zacu zezeshwe amaraso ya Yesu Kristo. Yobu aragira inama abagabo kugira ngo ingo zabo bazubakire ku rufatiro rwa Kristo.
ingo zabo azubakire ku rufatiro no ku mahame ya Bibiliya ariryo jambo ry'Imana. Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 7 aragira ati namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira ingomi. Amen. Bene data, Petero nawe yunze mu ryayo aragira inama abagabo ati tubane n'abagore bacu amahoro tubereka ubwenge kandi twibuke yuko abagore ngo ni inzabya zoroshe ntabwo bahwanijwe natwe gukomera. Niyo mpamvu tugomba guca bugufi tukabatwara buhoro 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 tukabereka urukundo tukabubaha. Rimwe na rimwe hari abantu badakunze kubaha abagore babo bakavuga ati abagore bacu umugore wacu ntacyo bakora. Umugabo umwe yigeze kuvuga ati umugore wanjye ntacyo akora, ntacyo akora. Undi aramusubiza ati none mu gitondo iyo ugiye kujya ku kazi ndi gutegurira amazi, ni umugore wanjye. None se ugiye ku kazi ufata icyayi n'umugati, icyayi kiba cyatetswe nande? Umugore wanjye. None se ugiye ku kazi abana bozwa nande? Umugore wanjye. Saa sita se ninde ubatekera? Umugore wanjye. Ninde ukubura imbuga? Ninde umesa? Ninde? Umugore wanjye. Nimugoroba se ninde uteka? Umugore wanjye. Nijoro se iyo mugiye kuryama ninde usasa? Umugore wanjye. None kuvuga ngo umugore wanjye yize ntacyo akora akaba atangira mu gitondo akazi akageza nijoro akazi, ari wowe n'umugore wawe ukora amasaha menshi ninde? Umugabo abura icyo asubiza kuko yaratsinzwe n'urubanza. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 12 nuko nguko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'urwaneza no kwihangana. Bene data, ndagira mbabwire ngo kubaka urugo cyangwa kubaka ingo zacu ntabwo ari ibintu bizikora, ntabwo ari automatique, ahubwo ni ibintu bigomba kugira aho bishingiye. Biragoye kugira ngo ingo zacu zizubakwe zikomere tutambaye umutima w'imbabazi n'ineza, tudafite guca bugufi, tudafite ubugwaneza, tudafite kwihangana. Muri iki gihe cya none ingo nyinshi mu ngo nyinshi ni bombore amadivorce, haba mu bakristo haba mu batari abakristo. Ndagira mabwire ngo Satani yaragurutse kandi Satani arahiga ingo zacu, kuko Satani yamenye yuko ingo zacu ari itorero rito ryo mu rugo. Satani muri gahunda ze abashaka kwangiza itorero rya Kristo, kureka abazi yuko itorero rya Kristo rihera mu rugo. Niyo mpamvu azana amakimbirane mu ngo, ingo zigasenyuka, abavugaga rumwe akarema amakimbirane, akarema amacakubiri, ntibongere kumvikana. Ingo zacu zijegajega n'itorero rya Kristo rirajegajega. Mu mugambi wa Satani ni uguhungabanya ubusugire bw'itorero ahereye mu ngo zacu. Niyo mpamvu tugomba kwambara umutima w'imbabazi, tugomba kwambara umutima wo guca bugufi, tugomba kwambara umutima wo kwihangana. Uwo mugabo ukihanganira umugore wawe, uwo mugore ukihanganira umugabo wawe, kandi ikiruta byose mugakundana kandi mugasenga. Mugabo
sengera umugore wawe, nawe wa mugore we sengera umugabo wawe, mugabo sengera abana bawe, nawe umugore we sengera abana bawe. Musenge iminsi yose kandi ubudasiba, musenge iminsi yose kandi ubudasiba, musabirane. Kandi uko umuntu agize icyapfa na mugenzi we, agira umutima wo kwihangana no guca bugufi, agira umutima w'imbabazi. Ingo nyinshi zirasenyuka kubera ko umutima w'imbabazi Satani yarangije kuwukura mu mitima yabo. Ingo nyinshi zirasenyuka kubera ko umutima wo guca bugufi Satani yarangije kuwutwara. Ingo nyinshi zirasenyuka kuko umutima w'ubugwaneza no kwihangana Satani yarangije kuwutwara. Ariko ndagira ngo mbwire ngo shikama usabe imbaraga, shikama usabe ubwenge, shikama usabe Imana iguha umutima w'imbabazi, iguha umutima w'ineza, Imana iguha umutima wo kwicisha bugufi, Imana iguha umutima wo kwihangana. Uzanesha Satani kandi ni ukuri uzayinesha. Mwihanganirane kandi mubabarirane ibyaha. Uko umuntu agize icyapfa n'undi, bene data, Umunyarwanda aciye umugani ngo aho abantu bari ntihabura urundurundi. Uwo mugabo wikumva ko ishano ryaguye kuko umugore hari icyo yakoze, ahubwo mubabarire. Uwo mugore wikumva ko ishano ryacitse umugongo kubera ko ubonye umugabo yaguye mu cyaha, ahubwo gira umutima w'imbabazi umubabarire. Mwihanganirane kandi mubabarirane ibyaha. Uko umuntu agize icyapfa n'undi, habeho wa mutima w'imbabazi, habeho wa mutima wo kwihangana. Bityo muzubaka urugo kandi Satani nabona iyo ntambwe mwayirenze, Satani azabatinya. Satani azatinya urugo rwawe, Satani azatinya abana bawe. Ariko nabona umutima w'imbabazi ntawo, umutima wo kwicisha bugufi ntawo, umutima wo gwaneza ntawo, umutima wo kwihangana ntawo, Satani azabegera. Satani azatangira kongorera umugabo, yongorera umugore, abahuza imitwe ayikomanganye. Mwe guha Satani icumu, ahubwo mugire umutima w'imbabazi, mugire kwihangana. Satani mumuneshe, Satani azabahunga. Mwambare intwaro zose z'Imana, muhagarare mushikamye kugira ngo mubashe kunesha Satani. Satani azabahunga. Nguko umwami wacu yabababariye, ariko namwe mubabarirana. Amen. Bibiliya iratubwira muri Matayo ibice 6, ubwo Yesu yaramaze kwigisha intumwa ze gusenga, arazibwira ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo, Imana nayo ntabwo izababarira. Mu sengesho dukunze gusenga twese rya Dawe uri mu ijuru, cyangwa se rya Data wa twese uri mu ijuru, hari aho Yesu yabwiye intumwa ze ati utubabarire ibicumuro byacu nguko natwe tubabarira abaducumuyeho. Mu busesenguzi Yesu arababwira ati nimutababarira abantu ibyaha byabo, Imana nayo ntizababarira. Mugore babarira umugabo wawe, nawe mugabo ubabarire umugore wawe. Babyeyi mubabarire abana banyu, bana namwe mubabarire ababyeyi banyu. Muhuze umutima, Umwuka Wera arabasanga. Muhuze umutima, imbaraga z'Umwuka Wera, impano z'Umwuka Wera zirabamanukira none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Pasiteri Uwumuremyi Jean Felix. Nongere mbibutse mukore subscribe, nongere mbibutse ubutumwa mu busangize inshuti n'abavandimwe. Imana ibishimire kandi ibahe umugisha. Amen.